nyine kubera ko nta muntu nari mfite numvaga niyambara ikabutura nkisiga amavuta mu maso nkiyambara ikweto bifunze nagenda nkaba nkeye noneho ndeba uburyo maze kubona sheri ndeba uburyo tuzajya dusohokana nambaye ipantaro nawe yambaye ipantaro mbona ntabwo bizahura ora ntibizavamo mbona ntibazatandukana kwigira akaboyi urabireka nshaka kwigira akaboyi aya narabigabanyije ubuzima bwawe bumeze gute mbere yo kuboneye umuntu ubyuka kubaza se wabyutse umeze neza waraye neza ese wafashe aranchi ya saa sita aranchi ya nijoro uri kumva ari iki cyahindutse mu masafa mani kugira umusheri biraryoha ku bantu nyine babikunda ariko ubuzima bwa relationship ntabwo ari ubuzima busanzwe ni ubuzima bwo kubaho nyine ubwitayeho relationship iravuna bisaba ko hari ibyo wigoma nk'ubu mu bintu isa n'uwigoma donc aka kanya message niba ari kureba kino kiganiro yatambuka yiciye kuri Iris TV ni iyihe imugenewe Yes, reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza ari nabyo tuba tubifuriza umunsi ku wundi twongeye kuba ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi ngendisha do twishime ni Iris TV ikaze abantu bari mu Rwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye nk'ibisanzwe rero tuba dufite ibiganiro bitandukanye umunsi dufite umustar muri cinema ntago ari umushyitsi mu rugo ahubwo ni umusango ariko twagira ngo uyu munsi tuganire nk'ibisanzwe entertainment tuba turimo mama sava umeze neza cyane yagira mikoro yawe neza ariko uyu munsi none uretse kuvuga comments zibaze zivuge mutubwire ukuntu uyu munsi mama sava ari kugaragara muri comments aho ngaho ni ibintu biraho bisanzwe ese ugizwe muri miroir wabonye bimeze bite ntago birenze iryamo ture naho nzi kwiryama wahindutse cyane nk'umuntu ajya kukubona muri papa sava akakubona muri location zanyu ziba ari village cyane nk'izibyaro ukuntu bigaragara nk'ibyaro mu miyenzi mu tuzu dushaje nta make up nta myambaro myiza cyane uyu munsi rero umuntu ashobora kutakuyoberwa akakuyoberwa ngere nakuyobe by the way twakubitanye nkucaho nta birenze ni bisa ni ndakure make up mfite sister wanjye ukora make up neza cyane yitwa Tete niyo nkorera make up zose mubona akenshi ndi mu bitangazamakuru iyo mu ma photoshoot nkora niyo nkora make up ndagira ngo nsabe Emilie kuri kamera akuzuminge neza bare ibintu bagukoreye ni ibintu biraho wahindutse wahindutse totally nabaye mukobwa ariko muri iminsi ndi gushaka kuba gakobwa undi kwera n'amakuru nifitiye impamvu nyine kandi jadora tuba nanjye mbivuga bya bindi byose jadafite umukobwa ari gukundana afite n'ubukwe abutabwica ahubwo ntabwo nongera kubivuga ariko icyo nzi cyo muri no minsi ufite ukuntu umeze neza nende kugerageza kuva mu cyiciro cy'abahungu nkajya mu cy'abakobwa yes yambaye neza rero reka turehere hasi ku nkweto kuko izo nkweto abantu batazibonye ukuntu zijyanye n'ikanzu bikaza guhura n'ingofero ariko amasava ibintu usigaye niho byitekerereza cyangwa usigaye ufite umudesign usigaye ukwambika mbere yo kuva mu rugo nta mudesign wabayeho uyu munsi numvaga ako nta nubwo wavuze ko uyu munsi ari anniversaire yanjye buretse ariko buretse manze bivuga yati umunsi ari anniversaire jadangirira ishyari yanze kubivuga ndashaka kuza gukurimbira mu kiganiro yego ngaho ndirimbira tubwire imyenda yawe byagenze gute kugira ngo ujyanishe neza n'inkweto n'ingofero natekereje kwambara nyine relaxinga ni ibintu bisanzwe tuvuga ndambara nk'umuntu uri kuri Miami noneho nindangiza cyane ko hariho n'ikizuba cyinshi cyane ko hari uyu munsi shasa mara turyohanye uyu mwaka ni tradi sama yabaye prolonge de tugeze mu kwacumi biki muri ari izuba ryinshi hari izuba turacyasohoka turacyajya nyine mu mazi kubera ikibazo cy'ubushyuhe urumva ni sawa akwambaye neza pe thank you so wagiye utiyemera mu muhanda ari igihe umuntu yambaye neza ashingura ikirenge akumva nikiri gushinguka neza kubera nanjye niyeme
uyoze ukuntu abantu bari kukubona wambwiye ngo nambaye neza umuntu wa mbere abimbwiye yitwa Blaise shyiramo utwo turayibane turebe se Blaise yanambwiye ngo aransoka ariko simbyizeye hano turi kuri zebra ni ahantu heza cyane naza ndambarayibane gute koko ariko se wanamugana ariko nagira ngo ndebe ukuntu biza kuba bisambaye laibane ariko twe tubyihorere aha akusiko burya ibintu byicwa no kutabitegura we byicwa no kutabitegura byicwa n'ibyo uri gukora ye mbega ifoto uhita wimurika sasa mama sava ubushize twakoze ikiganiro uvuga ati ngenje gushaka umugabo kuri Iris oya ntabwo nigeze uyu munsi rero tansenyera Blaise akagira ngo niho namukuye wenda erezoma nuko ari ukuntu byagenze ariko uyu munsi nibwo bari kubona noneho mama sava neza uwo ari we bari gucyura nka batayo yabo make kuri Iris bari barekereje umva bari bategereje niwo munsi wari ugeze kutwabivuganye bushize none wamemuki ndi hafi kubona umugabo ndi hafi nyine gushaka fiance cher ntago turaba ba fiance ariko nizere ko cher ubu ngubu wamukuye hano charambizi niba ari wo size nabazi niba ari wo yaturutse iperereza amaze iminsi ndikora nibyo wasanze ari wo yabaza ubwenge yarankuye ahantu heza ahantu hazima mu rugo ntabwo namugiraho ikibazo anyway turakwishimira none rero kuri Iris TV happy birthday uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri wowe kuko ni umunsi w'amateka mukaya Blaise araza kuririmbira nubwo ari nyuma ya kamera Blaise shabraje kantirimbira gusa Blaise aririmba nawe nta kibazo ariko nibura numva ndirimbiye ko yako Blaise nago nikese nkundana nawe we ni ex ahubwo Blaise ni ex wa naga ex wanje Blaise ni umupapa rubatse cyangwa y'abantu bari basikara umusore byose rivyo okay Blaise ntago twamenyanye igihe kirekire ariko igihe twamaze igihe gito tuziranye twabaye aba best friend waramukunze yarankunze we yaragukunze mbona nyine bishobotse yanatera ivi nubwo ntamwemera utababaza umugore Blaise ndi crush wawe vugisha ukuri Blaise ngure turirimbire mama sava anyway mama sava wagize imyaka ingahe se mwana nagize imyaka 26 wagiye nashaje none bya bintu ndubikora ushaka umuwa mugabo uyu munsi ku itariki ya 16 mugani wa Barundi z'ukwa 10 umunsi itariki y'amavuko ya mama sava mukanya turaza kumujyana ahantu tumugurira akantu ngo Iris ngo baransohokana tugomba gusohokana ko uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri wowe kandi nundi bambagamo ideni ryo kunsohokana ako ntago ideni ribwishyurirwa hano ni ukunsohokana bya anniversaire iby'ideni tuzabibaruka tuzanaryo tuzaryishyira twitonze manishe mu bwa Iris basigaye bishyura Nese ushatse kuvuga ko dusanzwe abundi dushaka uretse ku ideni maze umwaka Iris niramara n'amezi 3 ubwo urumva utatubeshye mumenye kuri akusuku muri telefone yanjye yanditseho ndaza kubikwereka yizane ndebe we handitseho ngo iki uzana turebe egera mikoro ya televiziyo yakoraga mbere no kuri kwimana handitsemo Isoko TV ntuzagakate ntabwo tuba TV niyo nagize mbere da ya niyo kera imyaka buriya nanamenye ko witwa Jado Ntinzi ntandukanye na Blaise mu gihe urahita akubwira amazina ye yose ntabyo navuze mari Blaise usko wowe nimero yawe saved muri phone yanjye wowe ujya ubona stati zanjye hanyuma se uyu munsi ninda gukora surprise nta surprise bagukoreye cyangwa aracyari kare gufatiranye sasa rero baraye bayinkoreye nyine abantu bayinkoreye n'aba friends banjye n'abavandimwe banjye
urumva njye ntago expectingaga ko niyo yaba yari kuzaba ejo hashize nyine ko anniversaire yanjye n'uyu munsi no kuvuga bankoreye surprise kuri 15 z'ukwa 10 mvuye ku kazi njye navuye ku kazi nzi ko nyine ngo dusohotse bya bindi bya weekend nashyushye ngo tugiye gusohoka ngo ejo ngo na anniversaire ngo tuzatwika yesuwe shangiye nsanga nyine bankorese uziko bagusohoka nyine bisanzwe ko bansohokanye bisanzwe akora bambaye agakanzu keza. Thank you. None buri wakubwira ngo amafoto ufite ukuntu nyine twe tuvuye muri shooting ya Papa Sava nyine ukuntu nkiva ku kazi nene yambare training ni yambare agapira ubukweto bufunguye bw'ukamambiri bisanzwe uvuye kuri field uvuye kuri tere ntungurwa no gusanga ahubwo hari imyenda banzaniye yo kwambara ngo muri anniversaire ubwo ni nabavandimwe bayiza sister wanjye yayisanzwe ari yawe n'ubundi yayiteguye ayizana abantu niki cyane byagutunguye ejo kuko nahanyuze mbona bimeze neza ahantu kabisa muryoshye bateguye we yari ahari ntabwo yahanyuze ntukajye ubeshye we mwari muhari namwe umurimo wangambaniye njye naraguhamagaye ejo mu gitondo ndahita nkuririmbira joyeux anniversaire ntabwo ari we wa mbere ariko ndi muri batanu ba mbere umuntu wa mbere yantunguye umusibe ejo n'umufana wanjye wo muri Finland arampamagara arandirimbira avuga what nyine anniversaire numva ko yatangiye nibwo nyine natangiye kubyiyumva ahita avuga ati in advance kangufashe aha hanyuma rero mama sava ubundi kwizihiza isabukuru ku bantu bakuru kwenda mu kigero cyacu kuzamura ubona ari ngombwa cyane buriya mane nje sinzi ku bandi ako njewe mva anniversaire yanjye nyifata nk'ikintu cya danje nyine nyifata nk'ikintu kirenze cyane none anniversaire yanjye buriya iri mu minsi mara umwaka wose ntekereza mara umwaka nk'ubu utegereje uruseze z'ukwa 10 yes ni umunsi mba numva nyine nkunda tu ni umunsi numva nkunda ni umunsi numva navutse ni umunsi numva amateka nyine ku buzima bwanjye shaba ndi wenda simbizi kuno babifata ako njye anniversaire yanjye bari umunsi nyine wakataraboneka ubundi ari ibishoboka amaduka yafunga ibintu byose bigafunga none mukiziza isabukuru yanjye tukajya muri stade none tukajya muri stade twiziza isabukuru ya Masaba akaba haters nka blaise bo nago bakwinjira mikoro iri kwaka okay aho ni sawa gutya amajwi tuba tuyafite ariko gutya ntabwo kari kwa gutyo ni sawa amajwi turayafite bari kukumva neza hanyuma ni ryari ku isabukuru yawe umuntu ugize gukora surprise utajya wibagirwa mu buzima umuntu wigeze kunkora surprise cyangwa wagwaye gift idasanzwe no ntago nyine ari uko idasanzwe cyane ahubwo nyine wibaza nk'uburyo batekereje icyo kintu sasa yari umushiti wanjye no umushiti wanjye wa hafi kuri anniversaire yanjye ya last year umwaka ushize yaje mu rugo iwanjye araza arambwira ngo tugende mu modoka ukuremo ibintu nkuzaniye nsanga Imana yanzaniye ikiradiyo cya danje Imana yakuzaniye umuziki wa danje Imana yanzaniye umuziki ndavuga uyu muntu yabitekerejeho gute ukijya nta radio nani mfite mu rugo ashobora kuba ariyo mpamvu nyine yaravuze ati nta radio afite mu rugo ariko nyine nabonye nyine ari ibintu yatekerejeho abifatira umwanya kandi abizi neza ko n'ubundi mu buzima busanzwe ukunda muziki narabibonye ko bishoboka undi muntu wantunguye n'umushiti wanjye nanone w'umumama yaramaze iminsi nyine ari muri crise ya danje atorohewe nyine hari n'igihe biba ngombwa ko ampamagara akambwira ati wantije 5 ko byakomeye arimuhereza arangije abika inote y'igihumbi avuga ngo azayima kuri anniversaire yanjye ufite kintu yaramamagara ari mu gitondo niwe wa mbere wampaye gift kuri anniversaire yanjye umwaka ushize amereza anyoherereza igihumbi arangije yandikira message ndende pe ndavuga man wagira inshuti yagira nk'iyi ntagabo guhaye ibirenze
agakweretse umutima ko afite umutima kandi agutekereza nicyo nyine nabonye kuri uwo muntu nanabimushimiye byata n'umushiti wanjye. Wow, iyo gift numva irenze nanjye yarandijije navyebo. Okay, bibaho ko umuntu agira inshuti zikaze zikuzanira ibintu birenze, ariko umuntu uvuga uti mu bukene bwanjye, mu bushomeri bwanjye, mu kuba nyine ntagaze neza, at least mushakira inote y'igihumbi anywe fanta njye namuguriye kuri anniversaire yiwe. Ni ibintu biba birenze man kabisa. Turamushimiye hano ari kabisa kuko urumva yani ari heartful ndamushimiye cyane. Yitwa mama Uwase. Mama Uwase turamushuhuje. Hanyuma mama sava nge ndebye umunsi kuntu wahindutse, donc makeup rwose zagiye ziragufata neza cyane, zirakubera, wahindutse nyine ngira ngo no kuri kamera abantu bari kwibona ubwiza noneho bwagiye bubwiza ko utekereza ko rimwe na rimwe abantu bagaragara nabi bidatubona uko batitaho, donc ntibishoboka ko umuntu ashobora kwitaho akagira ubwiza burengeje ubwo yarasanga. Ari ukuntu ejo bundi twigeze kuganira n'umudamu umwe avuga ati ngewe nigisha abagore uburyo ki bashobora kujya bihindura buri munsi bagasa neza kurushaho, umugabo yamubona akabona ni mushya. Hano ari isomo watanga ku kijyanye no gukora ubwiza cyangwa se no kwitaho ku bagore badukurikiye? Ibintu nta somo natangaho kuko ngiye ubwanjye ntago ibi bintu by'ama makeup n'ibiki ntago ari ibintu byanjye cyane. Urabizi nimere nk'agahungu kenshi mba niyambariye amakabutura, niyambariye amapantaro, nyine sinkunda makeup. Yamunamenye ibyo yazanye byonyine. Buriya arashaka iki? N'umuhungu urashaka iki? Jewe amaye uragowe ntago uzabakwira. Uvuze ntago uzabakwira. Aranutse subyumvise ndavuzwe. Ibintu bya makeup ntago ari ibintu byanjye, nubwo nuko nyine mbana na sister wanjye, ariko aba yanzengereje cara usige makeup, cara bigende bitya na gutya, nyine ntago abanyoroheye. Ako nyine kwihindura k'umuntu abikora neza. Kwihindura k'umuntu navuga ko ari amahitamo ye. Hari abantu badakunda makeup, hari n'abantu badakunda kuba bataziteye. Ni amahitamo y'umuntu kubaho uko yumva bimushimishije. Nta muntu nakonseye kwitera makeup, nta n'umuntu nakonseye kuzireka. Nyine uko umutima wawe ugutegeka nicyo wakora. Ariko kwitaho cyane ku bagore bafite abagabo cyangwa n'abakobwa cyane cyane bo byo baranabikora. Ntago abagabo bose bakunda makeup ariko rwose abagabo none iyo bigeze ku bagabo benshi banga makeup, bakunda abakobwa bafite makeup, ariko ntago bakunda abagore babo ko bagira makeup. Suko badakunda ubwiza bwabo cyangwa badakunda ko abagore babo bite makeup batabeza, ahubwo abagabo nyine ntago bamenya formule yabo. Icyambere ibi biriya bintu basiga ku munwa by'umutuku nta mugabo bikunda. Ajya byita rouge. Yes, nta mugabo ndabona ukunda rouge. Yabona umukobwa yisize ariko ntatengosa nk'umugore we yayisize. Yayisize itabona yuko nyine ari ibintu nyine bibi bidasanzwe. Nyine ntiwamenya nyine impamvu yabyo, ariko abagore babishoboye bajya babikora. Nanjye ndi kubyiga se murana ntabaye keza. Nabaye keza pe. N'ubundi ubwiza wari ufite ahubwo bwiyongere. Abantu barabizi ariko ayibonye muri comments bushize. Abantu barabizi, ari n'abantu banyatse nimero kubera ko nyine mu privacy yawe nanga ku yena nzitanga nyine. Uzajye bihorera. Ndambihorera. Ubungu warafashwe. Uri booked. Aka karoteka tukagarukeho. Uri booked ubungu ufite cher. Mfite cher. Shaho meze neza. Nekereza ko ni umucyo wose no gusa neza ugomeje gukarishya cyane no kubera. Of course ibindi bibi byose biterwa nuko buriya cyane nta cher nagira. Umuntu wereka nyine kubera ko nta muntu nari mfite numvaga niyambara ikabutura nkisiga amavuta mu maso nkiyambara ikweto bifunze nagenda nkaba nkeye. Noneho ndeba uburyo baze kubona cher
Ndaburyo tuzajya dusohoka nambaye ipantaro nawe yambaye ipantaro. Mbona ntago bizavura. Ora ntibizavamo. Mbona ntibazatandukanye. Kwigira akaboyi urabireka. Nshaka kwigira akaboyi oya narabigabanyije. Nako nago nabireka. Oya ugomba nyine kuba umugore. Uko ufite umugabo, unako ufite sheri. Ndagukubita. Kunyenza. Oya mbwira ubu ngubu ubuzima bwawe bumeze gute? Mbere yo kuboneye umuntu ubyuka kubaza se wabyutse umeze neza waraye neza ese wafashe aranchi ya saa sita aranchi ya nijoro uri kumva ari iki cyahindutse mu masafa man kugira umusheri biraryoha ku bantu nyine babikunda kuko nkunda nyine ke kunda umuntu kwitaho nkunda umuntu umpamagara mu gitondo akambaza ko naramutse kandi ndamufite umva nyine ndi mu buzima nyine buniryoheye muri relationship rero ijya biba ngombwa ko bitewe n'akazi na lifestyle abantu babayemo ni n'ubuzima nyine babayemo bijya bibaho ko umuntu aba gukunda cyangwa se mukundana ariko rimwe na rimwe akajya buri mu mwanya wo kuvuga ngo waramukundana kuburira umwanya kuko ntekereza ko mfite umusheri ubona umwanya gakeya ariko niyo yaba atawufite adafite uko twabonana ngo umusuhuze adafite uko twasohoka cyangwa twaganira turi kumwe amaso ku maso ntago abura uwo kumpamagara akora uko ashoboye nyine kumpamagara arabizi neza ko uri mu bintu nkunda ntago umuntu ukunda umuburira umwanya ashobora guhamagara kangahe ku munsi umuntu ugukunda yaguhamagara okay none tubigire wowe umuntu wumva agukunda wumva akwiye kuguvugisha kangahe ku munsi ntago kumpamagara buri saa cyangwa buri minota 30 mbikunda nanone kumpamagara umpamagaye mu gitondo ukambaza waramutse gute ndabikunda babihagi babibaye numva nyine biryoshye ariko ntibigere saa 8 utanongera kumpamagara gusa uri mu biki no ni party ni saa mu gitondo saa 6 n'ijoro ni kire naga ari kire komutera no kuvuga niba ampamagaye mu gitondo ntago ndi butegereze kongera kumpamagara nanjye nshobora kumpamagara saa 4 saa 5 nibaza uko merewe yahuguka saa 8 akambaza niba nariye nimugoroba tukongera twavugana nijoro tugiye kuryama byo nitegeko no kubaza ati no kuba nk'abasheri nyine hari ubuzima abantu bakomplika bakabufata nk'ubuzima nyine busanzwe ariko ubuzima bwa relationship ntago ari ubuzima busanzwe ni ubuzima bwo kubaho nyine ubwitayeho relationship iravuna bisaba ko hari ibyo wigoma nk'ubu mu bintu sa n'uwigoma nigomwe filme pe ndeba filme mbere narebaga nka episode nk'enye cyangwa 5 buri mugoroba ariko ubu ndeba nk'eshatu urumva cyangwa 2 kugira ngo n'umwanya wo kuvugisha umukunzi none kera rero ukiri ushize ubwo twakoranaga ikiganiro uri single and searching ubu ngubu you are booked niki cyahindutse kuri wowe icyo nashaka kubaza exact ibyo nabonye kimwe mu byo mu myambarire uruke makeup byaraje ariko ari n'ibindi bintu uvuga ati ushaka kuvuga ati ngende kumva muri nge ari ibintu numva byahindutse muri nge kubera iyi mpamvu ikintu kiba cyarahindutse nuko amarangamutima cyangwa se aryo bwo ibyiyumviro by'umuntu amarangamutima se ubwo bundi amarangamutima bari hamwe ubutuje uburi complete ufite umuntu muri kumwe nyine cyane ku bantu bagize amahirwe yo kugira abasheri nk'uwanjye yenyera umusheri nyine ubikora koko amake ya koko abandi bose buriya bafite abasheri cyangwa byarabayobeye nta kintu umushinja impamvu iyo ufite umuntu uzi guturisha amarangamutima yawe akamenya ko niba utari muri mood nziza agomba kukuba hafi kuruta abandi ubundi iyo utari muri mood nziza reka mureka ryama ruhuke namara kugera ku murongo turavugana abandi niko akenshi bamera ariko we azi kubijera azi kumenya ibyo yagomba kukubwira muri ya mood itari nziza urimo mukuru muri make aranze okay ibintu nka bitatu byihariye kuri we ubona byihariye kuri we no mugabo tandukanye n'abandi gute nyine icyo ni cyambere uko abagabo twese hari ibintu byinshi duhuriraho
nyine hari n'ibyo dutandukaniraho birumvikana. we none n'umugabo utandukanye namwe mwese n'umugabo utandukanye namwe mwese gute nyine ako mu masafa nawe ari ibintu biri kudukinga dutandukanye gute mu biki sharika mbwise ukuri mane mu gukunda ni namba 1 nese kutazi uko abandi bakunda oya abandi sinshaka kubimenya arampaye ucyumva kabarusha andi simbishaka kubimenya wumva ari namba 1 ariko nabyo ni byiza no ariko ya ni namba 1 mane nyine azi gukunda kwa azi gukunda yes azi gukunda 1 cyo ni kimwe anyitaho ahora mpangayikiye nyine kandi umuntu uhora guhangayikiye burya bagukunda aba ari uwo wa hafi yawe ikindi afite vision yanjye nawe urumva ni wa muntu muganira ukumva afite uburyo iki agutekereza ejo hazaza agufite muri ejo hazaza yiwe ari abantu bakundana ukabona nyine ibintu biri current biraho ari n'umuntu bakundana ukabona munekerezo by'ejo hazaza bagenda biye arimo aragutegura nari muri iyo category yes rero niba mfuna kubwira umugabo utandukanye namwe mwese twebwe suzi gahunda za ntashaka kumenya ariko sha blaise ararya reka itamire yatinze no kurya blaise sawa hanyuma nyibwira mama sava asigaye ku rugo sava nyibwirira mama sava ubona kugeza ubu ngubu uyu munsi twibanze nyine kuri relationship ukora ikintu gishya mbere ubu ngubu navuga kuri wowe ahubwo aho duherukanira ndakwibaza rero mu gihe gito mumaranye uri kumubona nawe mu mazaza hawe nk'umuntu ntabwo tumaranye igihe gitoya ariko nacyagiye mwari muri kumwe mu mezi 2 ashize ifoto yanjye na Jade ari inkozoma wafashe ifoto nanjye yari inkozeho twaratwetse wa nta mushari ugira agenda abantu bose urababeshya ngo nabasheri bawe uraceceka ihangane rwose atagira umuntu ukumva bikamubabaza Jade yaguze imodoka bafite sheri hanyuma nyisubiriza ikibazo nakubajije sibyo subiza ikibazo cyane uri kumubona muri vision cyangwa mu mazaza hawe nk'umuntu uzaba cyagikwe ibintu by'igikwe yes afite vision nindamuka ntekereje kubana n'umugabo banumva namuhitamo waye determine no ubu rwose waye determine ugira ikibazo wa Blaise buryo umuntu aje gutya akavuga ati mbaye open ndabivuze Blaise ari determine ari yahura hari Blaise kari exe Blaise mwiho ntago Blaise nakundana nawe ndabihakanye imbere ya televiziyo Blaise ntago twakundana bana se mbivuge ngo iki Blaise ubona atari umugabo umeze neza umugabo w'umugore n'abana barindwi none se umva ushaka umugabo utabyara hoya we barabana mu nzu mpamvu ntamwemera ariko yagize ngo ari yindi mpamvu wabana n'umugabo urya kuriya umugabo urya niwe uhaha umugabo urya niwe uhaha ngo afite ngo gataye presidentiel wababwira ukuntu arya ndagusebeje imana mbare bagushyireho nawe hanyuma reka tuganire noneho ibintu biri serious cyane ari ukuntu ni ibintu cyane cyane mbona bibaho mu bazungu ariko mu banyafrika bitewe n'imico yacu na lifestyle yacu igihe usanga bitagenda neza iyo wari ufite n'urugero abana ukaba washaka undi mugabo cyangwa se umugabo yari afite abana akaba yashakwa umugore ariko afite abana imibanire icyo gihe ukuntu igenda donc wowe utekereza ute ko mu gihe wenda byabibaye ngombwa ukasheri mukabana n'iki uri kumva abana bazaba ari safe wari burenge nkunda kubivuga nuko nyine abantu tutabyumva kimwe ariko niyo mpamvu rimwe na rimwe niba waraciye muri kese y'urugo iyo gutandukana n'urugo wari ufite mbere ukaba ufite abana ntago ari byiza ko washaka umugabo ukiri muto beta nuko washaka umugabo ukuzeho n'ubushize narabivuze ko beta nuko washaka umugabo ukuzeho uza agaciro k'abana ubwo bivuze ngo umugabo n'ubundi nawe wagize urugo kabone niyo yaba ataragize urugo
niyo yaba ataragize urugo ntago kutagira urugo bisobanuye yuko kugira urugo ntibisobanuye yuko ari uko yamenya kwita ku bana ushobora no kurigira ariko ntabiteho ariko umugabo mukuru abaza agaciro k'umuntu. Ushatse kuvuga ko abagabo bato nta gaciro k'umuntu baba? Man, uzi no kubana n'umusore w'imyaka nka 28 nkamwe nyine mwebwe mwese abagana. Uradufasha urakubita hasi. Nta myaka 30 mufite cyaka Blaise arashaje. Urumva? Gufata nk'umusore w'imyaka nka 30 ubu ngubu ukamushyira ukamuha umugore w'abana 2 cyangwa 3 ntago umuntu yamenya ntago kugira ngo amenye agaciro k'abana biragoye kuko nawe ubwo abakirebaho. Nese umusore w'imyaka 30 ko nawe yaba kuruta kurusha nk'imyaka 5 cyangwa 4. Ibyo ushatse kubivugira iki? No, ese bavuze imyaka yawe. Sorry nayivuze. Ni gute wumva ko umusore umusore w'imyaka 30 abakiri muto buriya? Ntago aba ari muto. Abazi nawe nta buzima bufatika kagira. Umusore w'imyaka 30 muri ibi bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere ntago aba ari umusore waha ubuzima bw'abandi bantu nka 3 4 5 batari famiye ngo abemere abumenye amenye ko agomba nyine kubamenya nyine abe responsable wabo bose. Umusore w'imyaka 30 abataraba responsable abatarafata responsibility zo gutunga abantu batarabe atarabana yibyariye mu nda ye biragoye. Ubwo imyaka none wowe wafatiraho n'inganya? Buriya 40 kuzamura imyaka ya sawa. Ahubwo nuko bavuga ngo iyo myaka niho abagabo batangiye kugira akantu ubwo ushaka umugabo ufite akantu niyo yaba atagafite ntago uwo mugabo apfa kwanga umwana. Ubwo muramwumva ko cher wa mama sava ari icyo yari y'ikigiro Rwani wenda afite 21. Oya amahitamo yawe n'ibyo uvuze beta binyumvisha. Oya njena beta binyumvisha ikigero cya cher wa imyaka arimo nubwo namuzi. Nta nubwo mba numva nakundana n'umuntu muto yanjye. Umusore ukiri muto y'imyaka 33 ariko se umuntu w'imyaka 26 ni gute wumva utakundana n'umuntu? Impamvu nje navuga ubuzima naciyemo ntago bunyemerera kongera kubabara. Iyo ni decision yanjye nifatiye. Ubu ntago mba numva hari ikintu kigomba kongera kumbabaza. None se mama sava ki interval ari nini? Umuntu kurusha imyaka 15 10 n'ingahe yabonye byinshi azi byinshi uwo muntu ntago azanstressa. Niya ku nyine wibaze niba ndumumama mfite abakobwa 2 uwo iyo avuga ati mfite umusheri avuga ati mfite umusheri wanjye ariko mfite udukobwa 3 twanjye nyine meze nkaho nibyari. Ubwo no kuvuga ngo mu bakobwa 3 ahera kuri nyina. Ahera kuri nyina. Agomba kwitaho. Nagacira abaha uwo muntu. Nagacira abaha abo bana. Bitandukanye na wa wundi uvuga uramubaza ese ufite umugore nazanye umugore dore yaje afite abana 3. Ago nyine biba ari sawa. Ariko ni ikintu mbona kigiye kuzabaho cyane kuko iyo urebye generation abari muri no minsi usanga benshi barabyaye bakiri bato ku myaka 20 gutyo akazashaka umugabo n'ubundi afite umwana. Nekereza ko ari na case cyangwa se ari topic dushobora kuzafata ubutatwiganiraho ku buryo bwimbitse kuko abantu benshi bazahura nabyo. Uburyo umuntu agomba kwakira umuntu babanye ariko afite undi mwana kuko akenshi imbere mu mateka tubona hazaza ahashizeho igihugu wabonaga abitwaga ba mukaso cyangwa se ufite uri umupapa umwana abana n'umwana utari wawe ugasanga harimo ukuntu batabafataga neza mu buryo ahubwo byari byazanye imvugo mbi yaba mukaso ko byari byiza ko abasore batangira kwiyangasha kuba koko ntago ari ukuvuga ngo dushyigikiye ko abakobwa batwara inda ariko nanone dufite abakobwa benshi batwaye inda bafite abana kandi abakobwa bose bakeneye abagabo muzabashyira he muzabarongora. Icyo nshaka kukubwira abasore kandi nsigaye numva n'imvuga y'abasore ngo aho gushaka umukobwa ngo nashaka ngo umukobwa wabyaye ariko ugasanga mugejeje mu rugo nta muhaye agaciro nk'umukobwa wabyaye nyine. Ibyo rero ni ibintu
ni ibintu byo kubanza ni ibintu byo kubanza gutekerezaho mbere yo gufata umwanzuro. Okay, ubwo rero ntekereza ko hangaha wenda tushobora no kuza kubifatiraho na ese kubonye ibiryo bintu bigahinduka. Ibiryo byanjye biraje kandi amafiriti birahita bihura. Kubonye ibiryo ikiganiro humura tusigaje iminota mikeya, tusigaje iminota nk'itanu. Ndabizi inzara yawe ni umunsi. Cyanacyo. Reka tugire ubutumwa cyangwa se message cyangwa impanuro twakwihera nk'abantu bazahura n'iyo case, abantu bari muri iyo situation nawe ushobora kuzayisangamo. Ushobora gusanga ari n'abana bari muri iyo situation bisanze ku mubyeyi wenda utamubyara afite kumwe na mama ari gasanga papa we nyine se babana kubw'impamvu z'ubuzima. Hirya no hino mu gihugu birahari, ku bazungu bonyamo n'abari fair cyane, bari bisanzwe babona kubera n'imico yabo bajyaga bagira yo kugira ama contract mu kubana, ugasamura byaranye igishakiye abandi bo abana babafata kimwe. Ikibazo cyari kiri gusa ku Banyafrika situ mu Rwanda. Tugire message tubaha burya kuba utunze umwana mu rugo ariko atari wawe bishatse kuvuga iki? Gutunga umwana mu rugo ariko atari wawe wanakwadopta. So wakwadopta umwana se cyane ntiwarera umwana muri famille yawe se. Umwana umwana n'umuziranenge ni umuntu udafite cyane ahantu ahuriye n'ibyo bintu. Niba wiyangaje gukunda umukobwa, iyangaje no kurera umwana yabyaye. Niba wiyangaje kumukunda, iyangaje no gukunda uwo mwana yabyaye. Abasore cyane ibitekerezo byo kuvuga ngo nzamushaka ngo abana ngo bajyane ngo kwa nyine kwa ba nyirakuru, ntago mbashyigikira. Niba wankunze koko ugomba kunkundana n'abana banjye. Niba wumva wankunda njyenyine n'abana banjye ukabareka, nta rukundo rurimo aho ngaho. Bakobwa mukanure mukanguke, bitabaye ibyo ngibyo nimwe muzatuma abana banyu baba mayibobo. Abana bagakura nta rukundo bagira, bagakura babona nyine amafamiye atumvikana kubera icyo kintu. So nagira inama rero okay banzo bagira inama. Nagira inama abo basore, niba ufashe decision yo nkundana n'ibyanjye byose, kuko nanjye ningukunda nzagukundana n'ibyawe byose. Tureke guca ku ruhande ngo urumva ngo ntabwo ngo wakwiyeranja ngo ukajyana abana bawe iwanyu. Ibyo muzarya muzabisangire muri 5 cyangwa 10. Nashaka yaraje afite abana 8. Nese tudaciye ku ruhande abana ushobora wenda shero afite abana nawe. Umva bishoboka ko urukundo waha abakobwa bawe ari rwo abana be cyane. Kubera yuko ngewe naramukunze. Niba naramukunze ntago numva ko ubundi kumukunda, urukundo namukunze ntago runyemerera gucagura ikintu na kimwe kiwe. Ntago rubinyemerera ibyo. Urukundo namukunze runtegeka kumukundana n'abana be n'umuryango we, even n'umugore niba yarigeze umugore cyangwa ataramwigeze. Ntegetswe kumukundana n'ibyo byose. Ni byiza cyane, buri wese abitekereje gutyo. Nekereza ko still nubwo hajya bimwe ibyo bibazo byo kuba umuntu yaba afite umwana akahindura umuryango akongera agashaka undi mugabo cyangwa agashaka undi mugore, abantu twese dutikisha kimwe. Abana bose ni abacu n'ab'igihugu, tugomba kuba rera kimwe. Yes, turi kugenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyiza twajyanye na mama Sava. Tuba tuganira ibintu by'ubuzima busanzwe. Ni umukinnyi wa filime mukunda ndetse agira n'ibitekerezo byiza byubaka society. Yo twaganiriye tugira ibihe byiza mama Sava. Hanyuma rero tugenda dusoza, ariko kimwe mu bintu nshaka dusoreza ni ibintu bibiri. Icya mbere ari ukuntu burya ifite umukunzi w'inafiyeriye ugira gutya iyo bibaye ngombwa ukavuga ati mubatumye mumubwire ko iki kintu mumumereye message. Bikunda kubaho cyane. Donc aka kanya message niba ari kuri kino kiganiro yatambuka yiciye kuri Iris TV ni yihe imugenewe. Man ndagukunda tu. Ibyo birabaye. Hanyuma ikindi abantu baguhaye impano cyangwa se bakwifisha isabukuru uyu munsi, abagukoreye surprise nabo bagenera message. Niba ngo naba mentioning ntacyo bitwaye. Muri inshuti nziza cyane by'umwihariko abavandimwe banjye, ba sisters banjye, ba bro banjye,
no team papa sava ladies abagore muri papa sava abagore muri papa sava bandagiye ejo umunsi wose tuvuye kuri seti birwa bandagiye ngo baransohokana harimo Margarita harimo Verediana harimo Madederi harimo na Dafi nukuri mwabe mukorera azabahembe bafite beef zabishyura ariko aha bakono bakuzanye hari heza da ni beef nziza bye byose ni beef nziza na advance uzabishyura mu buryo buri positive shanda bashimiye nyine binyereka ko mfite abantu binyereka ko mfite inshuti n'abashuti banjye hari umudamu nkunda pe ndamukunda nawe yari ahari nkunda umudamu nawe ni umukinnyikazi wa filime yitwa Murekatete Jeannette nyine sinzi impamvu mukunda ariko ndamukunda mukunda numva nyine nta karyarya na kamwe karimo nawe ndamumentioninze abandi n'aba friend banjye ni benshi n'aba friend banjye harimo ba Claudine ba Mabi ni benshi man sindame ba Murinyo n'umukobwa wanjye by'umwihariko twari twicaranye yitwa Brina my last born nawe ndamushimiye first born siko namubonye yarari first born yarari ku ishuri so ndabashimiye cyane n'ukuri mwakoze n'abafana banjye banyeretse urukundo uyu munsi guhera mu gitondo kwakira ama message menshi pe ndabakunda Imana ibaha umugisha uyu munsi rero abafana abakunzi ba Mama Sava muri comments mu mwifuriza isabukuru yarimo aragenda kura agejuru natwe twakwifuriza kukura ugejuru uzagomye waroroke banyereze n'ama gift ati kororoka si Kinyarwanda kibi kororoka si Kinyarwanda kibi ni cyiza nyize ngo niba bikoreshwa ku matungo gusa nyine no kubyara ukagura umuryango byare wororoke ugwize banabyibagiwe unisoma biriya ryari kenshi nka rimwe mu kwezi na kabiri mu kwezi we kanzi iri kuguruka yeva turangise ikiganiro ntabwo kamera bibonye humura Mama Sava reka tugushimire ku mwanya waduhaye wakoze cyane ikaribu iteka ryose kuri IRS TV umuryango wacu reka nshimire rero abadukurikiye nshimire cameraman Emilie uraza kwireba amashusho meza agufashe uzandike muri comment nusanga ari meza uzandike muri comment umushimire nimuna comment yawe nzamenya ko yashimye niyo tutayibona ubwo nzamenya ko ari ubwo zaba yabyibagiwe ciao ciao thank you